Muraho neza bantu mudukurikiye ndabasuhuje nk'ibisanzwe aha ni kuri Nzambe TV. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo cyerekera ku mateka yaranze u Rwanda kuva hambere kugera mu icuraburindi kugera na nyuma yaho. Turaza kubabwira ku ntwari z'u Rwanda RPF inkotanyi zatabaye u Rwanda. Amateka y'u Rwanda ni urugendo rurerure rwuzuyemo ibihe byiza n'ibibi, ibihe by'ubumwe n'icikamo ibice, ibihe by'intambara n'ibihe byo kongera kubaka igihugu. Iyo tuvuga inkotanyi tuba tuvuga igice gikomeye cyane cyahinduye amateka y'u Rwanda burundu, kikavanaho jenoside kikongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse buryo bwose bushoboka. Ariko kugira ngo umuntu yumve inkotanyi neza ntitwatangira mu mwaka w'1990 gusa. Tugomba gusubira inyuma tukareba inkomoko y'ibibazo by'u Rwanda, uko impunzi zatangiye, urugamba rwatangiye, uko jenoside yabaye, n'uko igihugu cyongeye kubakwa na nyuma yaho. Isi inkuru yo kongeramo ibitarabaye, ahubwo ni isesengura ry'amateka azwi rishingiye ku byabaye mu Rwanda no mu karere. Nyiri kubegeranyiriza iyi nkuru n'iki cyegeranyo ni Amos Kabikani Gatanu, video editor ni Mufaru. Mbere yuko dutangira, we tukiri kumwe ndagusaba gukanda subscribe, like, unasangize bagenzi bawe kugira ngo bidacikana. Urakaza neza mu kiganiro. Munyemerere dutangirire ku Rwanda mbere y'amacakubiri akomeye. Mbere y'ubukoloni u Rwanda rwari igihugu gifite ubuyobozi bw'ubwami, gifite umuco uhamye n'indangagaciro z'ubumwe. Abanyarwanda bavugaga ururimi rumwe, basangiye imigenzo kandi bafite uburyo bumwe bwo kubana. Nubwo hari ibyiciro by'abantu byitwaga Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, ibyo byari bifitanye isano n'imibereho n'imirimo kurusha kuko ivangura rikomeye. Umuntu yashoboraga guhindura icyiciro bitewe n'imibereho ye, ubutunzi cyangwa imibanire. Ariko uko igihe cyagiye gihita ibintu byagiye bihinduka cyane. Nibwo nyuma ubukoloni n'intangiriro y'amacakubiri byaje. Mu gihe cy'ubukoloni cyane Ababiligi hashyizweho politiki yo gucaho abantu ibice. Hakozwe indangamuntu zigaragaza ubwoko butuma Abanyarwanda batangira kwibona nk'abatandukanye aho kubumwe. Ibi byateye imyumvire mibi cyane yagiye ikura buhoro buhoro kugera ubwo mu mpera z'imyaka mwaka w'1950 ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Mu mwaka w'1959 habaye imvururu zikomeye zatumye Abatutsi benshi bahunga igihugu. Ibi byari intangiriro y'ikibazo cy'impunzi cyaje kumara imyaka irenga 30 kidakemutse. Abanyarwanda bahungiye mu bihugu bitandukanye nka Uganda, Burundi, Tanzania na Congo. Ubuzima bw'impunzi bwari bubi cyane, uburenganzira, ubukene no kubaho batagira igihugu. Abana bavukiye mu buhungiro bakuriye mu nkambi bumva inkuru z'u Rwanda ariko batigeze barubamo. Icyifuzo cyo gutaha cyakomeje gukura mu mitima y'impunzi. Nyamara nubwo habaye ibiganiro byinshi, ikibazo cy'impunzi ntikigeze gikemuka neza. Nyuma y'ibyo byose nibwo haje kuza ishingwa rya RPF, intangiriro y'impinduka. Mu gihe ikibazo cy'impunzi cyakomezaga kumara imyaka myinshi kidafite igisubizo kirambye, Abanyarwanda bari mu buhungiro batangiye gutekereza ko uburyo bwo guhindura ibintu mu buryo bufatika aho gutegereza gusa ibiganiro bitagira umusaruro. Mu mwaka w'1987 hashyizweho umuryango witwa Rwanda Patriotic Front, ariyo bita RPF mu magambo ahinnye, wari ugamije guhuza impunzi no gushaka ibisubizo by'uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo. Uyu muryango ntiwari ushingiye gusa ku ntambara, ahubwo wari ufite n'icyerekezo cya politike n'imikorere igamije u Rwanda rushya rutarangwamo ivangura. Igihe cyagendaga gihita, uyu muryango wakomeje gukura mu mbaraga no mu myitegurire, kuko impunzi nyinshi zifuzaga kubona uburyo bwose bushoboka bwo gutaha mu gihugu cyabo. Ibi byatumye RPF iba imbaraga nyamukuru yaje kugira uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Reka dukomereze ku ntangiriro y'urugamba rwo kubohora igihugu. Wa mbere Ukwakira mu mwaka w'1990 hatangiye urugamba rw'ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Inkotanyi zinjira mu gihugu ziturutse muri Uganda, zitangira ibikorwa by'intambara byari bigamije gusaba uburenganzira no guhindura imiterere y'imiyoborere y'igihugu. Urugamba rwahise rubamo imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zombi, rugaragaza ko ikibazo cy'impunzi kitagishobora gukemurwa mu magambo gusa. Mu gihe intambara yakomezaga, hari n'ibiganiro bya politike byageragezaga gushaka amahoro, ariko imirwano n'umwuka mubi bigakomeza gukaza umurego, abaturage benshi bagasigara mu bwoba. Reka dukomereze mu biganiro bya Arusha n'icyo byari bigamije. Mu mwaka w'1993 hasinywe amasezerano azwi nka Arusha Accords, yari agamije gushyiraho amahoro arambye hagati ya RPF na guverinoma yari iriho. Aya masezerano yavugaga gusaranganya ubutegetsi, kugarura impunzi no guhagarika intambara. Ariko aya masezerano yari afite icyizere kinini, yashyizwe mu bikorwa neza kuko hari impande zitayashakaga cyangwa zitayemera ko bikwiye. Ibi byatumye igihugu gikomeza kwinjira mu mwuka mubi urushaho gukomera. Reka dukomereze ku bimenyetso by'akaga kabi kari kegereje, aho bizwi nk'icuraburindi ryaje gufata u Rwanda. Mbere y'umwaka w'1994 u Rwanda rwari rwaratangiye kugaragaramo ibimenyetso bikomeye by'umutekano muke n'amacakubiri. Hari imvugo z'urwango zakwirakwizwaga mu baturage, hari imitwe yitwaje intwaro yateguraga ibikorwa bikomeye, ndetse n'itangazamakuru byakwirakwizaga ibitekerezo byari bigamije gucamo abantu ibice. Byose byari ibimenyetso bigaragaza ko igihugu kiri hafi kwinjira mu bihe bikomeye cyane, ari nako abaturage benshi ntibabyumvaga kimwe cyangwa ngo babyishyiremo imbaraga zihagije kubihagarika. Nyuma y'ibyo byose, aho bigoraniye guhagarara, reka twinjire mu buryo ki jenoside yaje ku
intangiriro ya jenoside yakorewe abatutsi ku wa 6 Mata mu mwaka w'1994 nibwo ibyari bimaze igihe bigaragara nk'ibimenyetso byahindutse ibikorwa by'akaga gakomeye. Indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana yarahanutse bituma igihugu cyinjira mu mwijima wuzuye jenoside yakorewe abatutsi. Mu gihe cy'iminsi 100 abantu barenga miliyoni bari bishwe mu buryo bwateguwe neza, igihugu kiba kiragaritswe burundu mu buzima busanzwe, imiryango irasenyuka, inzego zose zirangirika kandi igihugu cyose kiba mu bwoba n'agahinda gakomeye. Ibi byose bimaze kurangira, reka twerekere ku ruhare rw'inkotanyi mu guhagarika jenoside. Mu gihe jenoside yari kuba, inkotanyi zakomeje urugamba rufite intego yo guhagarika ubwicanyi no kurokora abari basigaye ku rugamba. Rwari rukomeye cyane kuko rwari ruhanganye n'ibihe bikomeye by'ubwicanyi bwari bwaratangiye gukwirakwira mu gihugu hose. Buhoro buhoro inkotanyi zakomeje gufata ibice bitandukanye by'igihugu, zigenda zisatira Kigali kugera ku wa 4 Nyakanga mu mwaka w'1994 bo zafashe umujyi wa Kigali, jenoside igahagarikwa burundu. Ibyo birangiye u Rwanda nyuma yo gusubirana. Mu mwaka w'1994 urangiye, nyuma yaho u Rwanda rwari igihugu cyasenyutse mu buryo bwose bushoboka. Inzego za leta zari zarashegeshwe, ubukungu bwarasubiye inyuma, abaturage bari mu buhungiro, abandi bafite ibikomere bikomeye cyane by'ihungabana. Guverinoma nshya yashyizweho na Rwanda Patriotic Front RPF yatangiye urugendo rukomeye rwo kongera kubaka igihugu hashingiwe ku bumwe n'umutekano. Ibyo byaje gukomeza, haza kubakwa inzego z'ubutekano, haza kubaho iyubaka ry'inzego n'ubumwe bw'abanyarwanda. Hatangiye gahunda zikomeye zo kubaka inzego nshya za leta no kongera kunga abanyarwanda. Gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge zatangiye gufasha abantu gusubirana icyizere n'ubwo ibikomere byari bikiri bishya cyane. Hashyizweho uburyo bwo kugarura amahoro mu gihugu no gushishikariza abanyarwanda kubana n'amahoro n'ubwubahane. Nyuma y'ibyo byose nibwo hajeho inkiko gacaca. Inkiko gacaca zashyizweho ku buryo bwo gukemura ibibazo by'ukuri byabaye no gutanga ubutabera ku bantu benshi bari baragize uruhare muri jenoside. Izi nkiko zafashije kumenya ukuri, guhuza abaturage no gutuma bamwe bemera ibyo bakoze, gusaba imbabazi. Nubwo hari abazinengaga, zagize uruhare rukomeye mu kunga abanyarwanda no gufasha igihugu gutangira inzira yo gukira ibikomere. Si byaje kurangirira aho ngaho, haje gukomezaho ibindi bibazo by'umutekano. Nyuma ya jenoside u Rwanda rwakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke cyane. Imitwe yitwaje intwaro yari mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byatumye igihugu kigira inshingano zikomeye zo kurinda abaturage bayo no guhangana n'ingaruka z'iyo mitwe. Ibi byagize ingaruka ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere, ariko igihugu cyakomeje gushaka ibisubizo binyuze mu nzira za diplomasi n'ubufatanye. Nyuma ibyo bije kurangira mu mwaka w'2000, Paul Kagame yabaye perezida w'u Rwanda. Igihugu gitangira icyiciro gishya cy'iterambere, hashyizweho gahunda z'igihugu zigamije guteza imbere ikoranabuhanga, uburezi n'ubuvuzi. Kuva icyo gihe u Rwanda rwatangiye kumenyekana nk'igihugu gifite umutekano, isuku n'imiyoborere myiza ku rwego mpuzamahanga. Ari nako u Rwanda rw'uyu munsi, u Rwanda rugaragara nk'igihugu cyateye imbere cyane ugereranyije n'aho cyavuye, gifite umutekano n'iterambere, ariko nanone gifite inshingano zo gukomeza kubungabunga ubumwe bw'abaturage. Amateka yarwo atwigisha ko igihugu gishobora guhangana n'ibibazo bikomeye cyane kikongera kubaho, ariko kandi atwigisha ko amacakubiri ashobora gusenya igihugu mu gihe gito cyane. Ubwo amateka y'inkotanyi n'u Rwanda ni urugero rukomeye rw'igihugu gishobora kuva mu bibazo bikomeye cyane kikongera kubaka ejo hazaza. Ni amateka y'ububabare ariko nanone y'icyizere ku ntsinzi. Ndabashimira mwe mwadukurikiye kuri kino kiganiro. Nk'ibisanzwe aha ndi kuri Nzambe TV, njye mwari kumwe Voice Over ni Amos Kabirikane, video editor Mufarume. Ndagusaba gukanda subscribe nimba wabikunze, like unasangize ku bandi kugira ngo n'abandi biyumvire amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda. Boneraho kubihanganisha abanyarwanda babuze ababo mu mwaka w'1994 ibizongera ukundi. Imore Rwanda, ndabakunda. Ciao ciao.